murakoze kudukurikira kuri Vida Morning TV. Uyu munsi rero tukaba tuje kubagezaho amakuru ejeri wacicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ni amakuru y'umunyamakuru Scovia Umutesi yaje kwandikirwa na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe nyuma y'uko Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yaje gushyira ubutumwa kuri X, ubutumwa bwari mu rurimi rw'igifaransa. Hanyuma rero televiziyo Mama Urwagasabo baza kubisemura ngo mu buryo butari bwo, ariho noza Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yaje gushyira ubutumwa kuri X yandikira Mama Urwagasabo ko televiziyo yabo yasobanuriye abanyarwanda ibitari byo, ibyo atari yavuze mu butumwa yari yashyize mu gifaransa, mu butumwa yari yashyize kuri X. Ariko reka tubasomere ubwo butumwa Mama Rwagasabo yaje kwandikirwa na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe nyuma yo kuza gusobanura no gusemura ubutumwa bwa Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu buryo butari bwo. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yaje kwandikira Mama Rwagasabo kuri X agira ati: Madamu Scovia Umutesi, ikiganiro cyanyu kiratera urujijo mu banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana. Ubutaha muzashake umunyamakuru uvuga neza igifaransa asemure inyandiko nk'iyo uko bikwiye mbere y'uko muyiganiraho. Nibiba ngombwa muzambaze. Ikindi kandi, igitaramo cya African Forward Summit i Nairobi ntaho cyari gihuriye n'inama y'abakuru y'ibi bihugu kuko cyabaye inama yarangiye. Ntabwo rero wasaba Sheri Silver wagiteguye ngo aze yemeze ibyo yanditse ku nama y'abakuru b'ibihugu. Ntiyari ahari. Abanyarwanda bakurikira Mama Urwagasabo TV bakeneye rwose amakuru atomoye yumvikana, atabatera urujijo, cyane cyane iyo mushingiye ku nyandiko zanditse mu ndimi z'amahanga. Rero ubu butumwa nibwo Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yaje kwandikira Mama Urwagasabo nyuma y'aho yasemuriye abanyarwanda ibitari byo kuri X, ku butumwa Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yari yacishije kuri X nyuma y'inama yabereye i Nairobi. Nuko ubu butumwa nibwo Ambasaderi yaje kugenera Mama Scovia. Nyuma rero Mama Rwagasabo aho bari basobanuriye abanyarwanda kuri televiziyo yabo Mama Rwagasabo ngo ibitari byo. Ubwo rero ubutumwa nibwo Olivier Nduhungirehe. Hanyuma rero nyuma y'ubutumwa Olivier Nduhungirehe yaje kwandikira Mama Rwagasabo. Mama Rwagasabo nawe hari ibyo yaje kumusubiza, aza kumusubiza mu butumwa butomoye. Mama Rwagasabo nawe yaritonze rwose, amwandikira ubutumwa bwumvikana, ubutumwa buri wese yakumva. Reka dukurikire ubu butumwa rero Mama Urwagasabo yaje kumusubiza kuri nyuma y'ubutumwa Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yaje kumusubiza. Umutesi Scovia rero yaje kumusubiza agira ati: Nyakubahwa Minisitiri Nduhungirehe, ubutumwa wanyujije kuri X uvuga ko twasemuye nabi ibyo twanditse. Turagusaba kujya ubwira abo mu biro byawe bakadushyira no mu Kinyarwanda, kuko abo uba ubwira si aba Paris, Kinshasa cyangwa se i Bruxelles gusa, ahubwo harimo n'abanyarwanda ba Kiyombe,
Mushubati na za Kinigi. Muzakomeza kwihangana kugeza igihe ibiro byanyu nawe ubwawe bizakoramo ababwira abanyarwanda ibyo muvuze. Murakoze. Weekend nziza honorable. Ubwo rero ni ubutumwa Scovia mama urwa Gasabo yaje gusubiza Umutesi Scovia, yaje gusubiza Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Bwose ubutumwa buranumvikana rwose. Abayobozi bacu bo muri iki gihugu abasaba ko bajya bavuga mu rurimi abanyarwanda twumva twese hamwe nk'abanyarwanda, kuko dore cyane cyane n'ubutumwa ahanini baba bashaka kugenera n'igice cy'abanyarwanda. Bajye bandika mu ndimi zose, indimi yaba Igifaransa yaba Icyongereza, ariko bibuke no gushyira mu Kinyarwanda. Ariko ubu butumwa nibwo Umutesi Scovia yashatse kubwira Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Aya makuru rero niyo ejo yiri wacicikana ku mbuga nkoranyambaga. Rwose aya makuru ni meza cyane, ariko Umutesi Scovia yanditse ubutumwa bwakunzwe n'abanyarwanda, kandi abanyarwanda baje kwita kuri ubu butumwa bwa Umutesi Scovia yaje gusubiza Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, kuko abayobozi bagiye batanga ubutumwa ku banyarwanda bakoresheje ururimi twumva twese nk'abanyarwanda, kuko ibi byose bidufasha mu buzima bwacu, kuko ururimi rw'Ikinyarwanda abanyarwanda benshi nirwo twisangamo. Ariko nyine niba bashaka kubwira n'abo banyamahanga bajye bacisha muri urwo rurimi muri izo ndimi zabo, ariko bibuke ko ahari n'abanyarwanda bari kubwira batumva icyo Cyongereza, nk'uko Umutesi Scovia hano yabivuze hano kuri X, akaza gusubiza Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Abayobozi bacu rero ntibagire icyo babikoraho, kuko ururimi rw'Ikinyarwanda nk'uko bidushishikariza kuvuga buri munsi turukoresha. Murakoze kudukurikira kuri Vida Morning.